ubundi kugira ngo ubyare uwo mwana byagenze bite? Ese umuntu mwamubyaranye ni muntu ki? Ese umuntu yaba yaragushutse gute? anshuta mbeshya atambwira ngo telefone, ngo ampe telefone, bigeze aho ndabyanga, ariko twaje guhura nyine birarangira n'ubu anteye inda. Ni ku Mata TV rero abadukurikiye mwese, niyewe muri kumwe, nitwa Peter. Ibiganiro byacu nagahoraho, buri munsi tubazanira ibiganiro n'abatumirwa batandukanye. Uyu munsi rero tukaba tubazaniye umutumirwa hano mureba, nagiraga ngo atangire atwibwira. Nitwa Mukamana Clementine, Kagwacu muri Teramana. Okay, urakoze Clementine. Clementine, amakuru? Ni meza. Ndakubona uri kumwe n'umwana ndakuba akiri mutoya. Ese uwo mwana ni uwawe? Yego ni uwanjye. Uwo mwana ni uwawe. Uko biri kose ndabona ariko nawe ukiri mutoya. Waba ufite umugabo se? Nta mugabo mfite. Nta mugabo ufite. Kugira ngo ube wabyara uwo mwana birumvikana ko hari inzira byaciyemo, mbese kuko ndumva warabyaye nta mugabo ufite. Ubundi kugira ngo ubyare uwo mwana byagenze bite? Ese umuntu mwamubyaranye ni muntu ki? Ese umuntu yaba yaragushutse gute? anshuta mbeshya atambwira ngo telefone, ngo ampe telefone, bigeze aho ndabyanga, ariko twaje guhura nyine birarangira n'ubu anteye inda. Byarangiye aguteye inda. Ese iyo telefone yaje kuyiguha? Ntayo yampaye. Nta telefone yaguhaye. Ese uriya ubona ikintu gituma abakobwa benshi bakiri batoya bari kujya batwara inda zitateganyijwe, ubona impamvu nyamukuru ari nk'izihe? Watubwira? Nyamukuru nuko wajya uyitwara wenda uri mukuru, ariko ingaruka zo kubyara udakuze zikugiraho ingaruka. Ndagira nkubaze, ese buriya ubona ikintu gitera kuba abakobwa bakiri batoya basigaye bari kubyarira iwabo cyane muri iyi minsi, wabona ari nk'iyi? Watubwira mbese ubibona gute ko tubona hari benshi bari kubyara? Ese wabona ikibazo ni iki? Biterwa n'iki? Ni ubuzima bubi. Ni ubuzima bubi. Ubuzima bubi buriya gute? Wenda kuba nk'iwanyu muri abakene byashoboka. Kuba iwanyu muri abakene bigatuma wenda wajya mu bishuko, abantu bagushuka. Uvuze ko wenda umuntu wagushutse yari yakwijeje telefone. Mu by'ukuri ese telefone nicyo kintu cya mbere umuntu ashobora kuba yakifuza, ku buryo udafite telefone waba uri mu bukene, ku buryo umuntu yagushukisha telefone akaba yagutera inda? Ibyo ntabwo ubitekereza nyine, mbese ugeze muri iyo myaka sinzi ukuntu biba bimeze. Birumvikana. Noneho ubwo uwo muntu amaze kugutera inda, ese byagenze bite iwanyu mu rugo? Babifashe bate? Ese watubwira ukuntu byari bimeze mu iwanyu ukimara gutwara iyo nda, bakimara kubona utwite? Nkimara gutwara iyo nda babonye ko ntwite, barabibona barabyakira, baramfasha maze kubyara. Baragufashije. Ubundi mu buzima busanzwe ufite ababyeyi bombi? Mbana n'umubyeyi umwe. Undi yaba ari hehe? Bamwe baratanye. Uwo mubana ni uwo ubwo ngubwo? Ni mama. Ubana na mama wawe, papa wawe ntawe uhari? Ukimara kubwira mama wawe ko utwite, yakubwiye ngo iki? Yarambwiye ati nta kundi nyine, niba baraguteye inda nta kundi, yanguriye ibikoresho bisabwa ndabyara neza.
yakuguriye ibikoresho bisabwa. Ese hari ikindi kintu njya nibaza buriya muri iyi minsi, ese buriya kuba abakobwa batwara inda bishoboka kuba wenda baba bafite n'ubumenyi bukeya ku bintu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere? Ibyo byo ntibishoboka? birashoboka. Yego, birashoboka. Ese hari abantu mujya mubona babigisha kuri ibyo bintu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere? Ngo barahari. Barahari. Ujya kubyara uwo mwana hari umuntu wari warabikubwiye se? Wari warabikwigishije? Babigishije Wabyigishijwe nande? na mama n'abandi. Mama n'abandi nibo babikwigishije. None se ko byaje kugenda bite kugira ngo uze gusanga watwaye inda kandi wari warabyigishijwe? Narabyigishijwe ariko nanjye ntabwo nzi ukuntu byambayeho. Ntabwo uzi ukuntu byakubayeho. Gusa buriya impamvu mba ndi kubaza ibibazo byinshi ni uko mba ndi kugira nti mu by'ukuri turabibona hirya no hino muri iyi minsi abana b'amangavu bari kubyara cyane. Mba ndi kugira ngo turebe uburyo twafatanya n'umuryango kugira ngo turebe ukuntu twagabanya icyo kibazo. Niba ari ibijyanye wenda n'ubuzima bw'imyororokere abantu batumva neza, tukareba icyakorwa, cyangwa se tukareba niba ari ikibazo wenda cy'ubukene bw'abakobwa cyangwa se kwifuza, nabyo tukabimenya. Niyo mpamvu mba ndi kubaza ibyo bibazo byose. Noneho dukomeje gatoya, uwo muntu waguteye inda ubu ngubu ari he? Ubu ngubu ari i Kigali niko ajya ambwira. Ari i Kigali. Hari ikintu ajya gufasha se? Amfasha rimwe na rimwe iyo bimujemo. Agufasha rimwe na rimwe iyo bimujemo. None se ubu ngubu muri iyi minsi ubayeho gute? Urya gute? Uyu mwana wawe abona ikimutunga gute? Ese mubonera ibikoresho gute? Cyangwa se wowe wiyitaho wifashishije ubuhe buryo? Ndahinga nkiharika, namara kwiharika niba mpinze imyumbati yakwera nkagurisha nkabona imyenda yo kwambara. Urahinga ukiharika? Iwanyu se mufite imirima? Ntabwo ari cyane, dufite mikeya. None se ibyo bintu ubona ubu wahinze ubona biguhagije mu buzima busanzwe ku buryo wumva mbese wihagije, wenda nta bundi bufasha waba ukeneye hirya ku ruhande, cyangwa wumva bimeze gute? Nyine hari igihe nshobora guhinga utwumbati nyine nakuramo 5 wenda nkagura n'icyo gitenge, ariko ntabwo mba nifashije. Urumva bitaguhagije ibyo ngibyo ugenda wiharika buhoro buhoro? Gusa ndumva ufite intumbero, niba ugerageza kuba wakwiharika bigaragara yuko ushoboye no kuba wakora, hagize icyo wabona cyagufasha mu buzima busanzwe ushobora kuba wabamo umuntu wakora. Ndabeshye? Ntabwo ubeshye. Wakora? Wakora uko mbibona kuko n'ubundi bisa naho wabitangiye. Ese nka buriya uramutse ubonye nk'amafaranga, ubonye nk'ubufasha buvuye ahantu runaka natwe tutazi, bitewe n'uko hari abantu badukurikiye bashobora kuvuga bati umwana w'umukobwa yahuye n'ibibazo ari mutoya, reka turebe ukuntu twamuremera nawe tumukorere ubuzima. Ese buriya wumva wakora nk'iki? Nadoda. Wumva wadoda? Kudoda se urabizi? Nabyiga. Wabyiga? Kubera iki uhisemo kudoda? Nuko ari byo byanyorohera. Buriya nibyo bintu uyumvamo. Nsubiye inyuma gatoya, mama wawe akora iki? Ni muntu ki? Mama ni umuhinzi. Ni umuhinzi? Ufite abandi bavandimwe? Ndabafite. Urabafite? Bo baba babayeho gute? Bo nyine nabo ntibaba mu rugo,
uba mu rugo n'umwe. uba mu rugo ni umwe. Ubwo birumvikana ko nyine kuba muri na bake mu rugo, ubuzima bushobora kuba no mu rugo bubagoye. Yego. Abadukurikira rero ku Mata TV mwumvise amateka y'uyu umwana w'umukobwa ibyamubayeho, mwumvise uburyo yaguye mu bishuko. Buriya rero mu by'ukuri ibintu byose tuba dukwiye kubikuramo isomo, tukareba twese tukavuga tutese kuba ibintu nk'ibi byaramubayeho ni ikosa rye, tukavuga tutese kugira ngo ibi bintu tubirwanye mu muryango nyarwanda twakora iki. Twese tukajya inama ababyeyi, tukareba ababyeyi icyakorwa, n'abandi bantu bose bashobora kuba baduha ibitekerezo. Twebwe icyo dukora ni ukugira ngo turebe yuko twahindura sosiyete, tukareba ko hari ukuntu abantu bahinduka, tukajya tubona ibibazo nk'ibi ngibi bigenda bigabanyuka. Nicyo tuba tugamije. Umuntu aramutse ashatse kugufasha, ufite telefone? Telefone ndayifite. Telefone urayifite? Watanga nimero yawe? Natanga iya mama. 0788 46 30 59 6. Ubwo rero nagira ngo ku Mata TV tubasezere, ikiganiro cyacu nahangaha gisoreje, naho utaha